mbere yuko dutangira reka turebe incamake. uyu nguyu yavuga ati papa turacyari kuri hano ariko ibintu biri kutwirukankaho ntabyo wamenya. iyi ngiyi ni incamake y'ibyo tugiye kureba. babona umuzimu w'umukobwa, ahangaha umukobwa aramutwara, uyu mugabo arikanga. iyi ni incamake, ibi byose nibyo tugiye kureba. uyu mwana aza kurwana n'umuzimu nabyo tugiye kubireba neza cyane. tugiye kureba uduce dutatu. aka kanya tugiye gutangira umuzimu uko ari buze kurwana na giriti wani, uko niko tugiye kubireba. byakurikira rero, nimba udukunda kora subscribe kuri Mr Obed Official TV. iyi ni The Angry Ghost, uko ni part 1 niko tuyitangiye. tugiye kureba uduce dutatu, part 3 cyangwa ubuce butatu. umuzimu w'umukobwa nuko yamanutse, uko niko yaje, ariko zakanja n'ibintu nyine uko mubibona niko nanjye mbibona. uwo muzimu ntabwo tuzi ibyo aje gukora. ati promise, ati papa kuki uri kudusakuriza wowe gutya? ese saa sita nziza, ese mwimwe muri hehe ko nabahamagaye nkababura? ati mva nyine twagiye tujya gushakisha tujya gubetinga amafaranga 300 tubona miliyoni. mwagiye kubetinga mwebwe mwabana mwe? kubera iki muri gukina izo game? ese kubera iki twakuye amafaranga ngo tugende ngo kugira ngo kubetinga? twe dufite yacu amafaranga, ntabwo twakwibye. mwebwe mwamwibye amafaranga ko mujya kubetinga iyo mikino yanyu. okay, ngaho mugende rero, ibyo bintu niza kubabona ndaza kubakoresha icyo nashaka. amafaranga yanjye mwayanyibye, ese amafaranga yanjye ari he? ngaho mugende mujye kungurira gari, kandi uriya ntago amwizana. ati ugenzanira moshwari, urukanye unzanire moshwari. irukanka vuba akagoryiwe ujye kungurira ibyo ugurira, irukanka. ati ntuze kuntera igihe. yego papa. aba basore uko niko bagiye rero. iyi bayise The Angry Ghost cyangwa umuzimu ubabaye cyane. ati se kuki uri kureba gutyo? arareba hirya no hakuno. mva Promise King, mfite igitekerezo. ese ntabwo ari byiza gukoresha amafaranga ya papa ubundi tukajya kureba amafaranga, bikadukoresha n'amafaranga ya papa ubundi turebe ko twabona amafaranga menshi? ibyo bintu ntabwo byakora wa musore, ibyo ntabwo byakora. yakungeneho ibibazo, ujya umenye ibintu byatubayeho ubimenye. okay, ndabyibutse ibyatubayeho ni ukuri, kandi koko nta muntu ubizi ko twatwaye amafaranga. Promise, ni byiza rero aho tukagiye tugakoresha n'amafaranga tukabona andi mafaranga menshi. umenye neza Promise. yego reka nyine tujye kubikora. uyu mukobwa yari arimo agenda, twakangise The Angry Ghost. uyu mukobwa yari arimo agenda, arimo arikomereza nyine gakeya. aba ni abandi dukomeje kubona, aha barimo agenda. ati Promise King, none tubigeze reka tugende tuza kujya kugurira papa chop ashaka, ubundi tukagira. uyu nguyu ageze gutya abona umukobwa. ati uriya ninde? iyo nguye abona umukobwa. ati mbega, ese ugiye gukora iki wa musore we? kubonye umukobwa mwiza? ntabonye umukobwa mwiza. ati Promise King, ndakeka nkunze n'umukobwa, kandi n'umukobwa ngomba kumuvugisha, kandi ntabwo ngomba kuncika. ati ibagirwa ibyo bintu, tujya kureba ibyo papa yadutumye. abona umukobwa mwiza. uyu mukobwa aritambukira. ati yewe ase uri kujya wowe? waje tugakomeza urugendo tukigendera? ati yewe, ati ndimo ndakuvugisha wowe mbega. ati mukobwa mutoya, izina ryanjye nitwa Ojapu Oka. ati ningetuye muri aka gace nyine, nshaka ko umbera shere. ati njyewe ntabwo ndi umuntu mwiza, wakagombye kundeka. ese ni gute wambwira ngo ntabwo ukeneye kumvugisha umukobwa mwiza nkawe? nagukunze. ati njyewe ndi umuzimu ubabaye kandi nkeneye amahoro. ati okay, ati njyewe ndi hano kugira ngo uhe amahoro. nimba ukeneye amahoro ni njyewe washakaga. uyu aramwiyereka. uyu mukumwiyereka. ati se ibi ni biki ndi kubona? ese uko niko witwara? arangije amukubita iki. ati uko niko njye nitwara. ati ntabwo nkunze imyitwarire yawe. barangije baragenda. aba bana banjye nabatumye akantu koroshye, kandi kumenya ko ibintu bigomba kuba ari byiza. kiri ko njye kubashaka.
ubundi ni gute nabatuma akantu bakatinda bingana gutya? Ati uva biriya bintu, uriya ni umwana mubi, uriya mukobwa tubonye ntabwo ari muzima, uriya ni umuzimu, nakubwiza twikomeze twigendere, wanga kumva. Ati promise king, ni gute tubikora? Ati genda gukeneye, ati genda shaka kumbera sheri wanjye, shaka kumbera sheri wanjye. Amusubiramo cyane kugira gutya bongeye kumva urusaku, barongera barirukanka barakuba. Uriya mukobwa ngo bamwise angry ghost, umuzimu ubabaye. Uko niko byakomeje, aba bagaruka mu rugo. Ati papa turi hano, ati ntabwo tuzi ibyatubayeho papa, turi hano ngo dufashe. Kugira gutya babubonamo wa mukobwa, barongije barongera barirukanka. Kumbe papa wabo koko yasohotse, kumbe uwo babonye ntabwo yari we. Kugera ngaha baramubona, ati barirukanse, barongera barirukanka barasohoka, nawe arabakurikira. Nawe yarasohotse arabakurikira, barirukanka cyane, barirukanse kugera ahangaha. Kubera iki muri kwirukanka cyane? Ati ntabwo tuzi ikintu kiri kutwirukankaho, ikintu kiri kutwirukankaho ni umuzimu. Umuzimu kuguki? Yego umuzimu w'umukobwa. Ni ukubera iki muri kwirukanka? Kugira gutya barongera baramubona barirukanka, baje kumubwira ibyabaye. Ese promise nawe opa, n'ibiki byabaye? Muri kwirukanka mukajya ruguru mukagaruka, mukirukanka mukagaruka, ese n'ibiki byabaye? Ati papa ni ukubera ko twabonye umuzimu, kandi umuzimu ashaka ngo amahoro, kandi umuzimu ntabwo tuzi icyo ari kudushakaho, ariko twirukanka hasi hejuru, yadutesheje agaciro, yadutesheje. Ati jye ntabwo ntinya imizimu, kandi iyo mizimu jye nayirwanya, kandi iyo mizimu jye nayikubita. Ati urabizi uwo muzimu papa ari hano, kandi papa nimba ari hano promosa azaturinda. Ati papa ntabwo atinya imizimu, kandi papa akubita imizimu. Ati genda ndwanya imizimu. Kugira ngo cye hari umukobwa yakinguye, aba baritegereza. Ati papa hari umuntu urimo uraza, ngo ninde? Ati ntawe nzi, ariko reka aze ubundi tumenye icyo ashaka ngaha, nikaze. Kugira gutya ari umukobwa waje. Ati isaa sita nziza nyakubahwa, isaa sita nziza. Ati genda gushaka landlord, ndashaka kukodesha inzu. Ni landlord, ubundi ushaka iki? Ati genda nshaka kukodesha inzu byibura ifite nk'icyumba kimwe na salo. Okay, ngaho mugende mumwereke inzu rero. Kugira gutya bamubonyemo wa mukobwa, uyu mugabo arikanga. Ati papa ni umuzimu, uyu niwe twakubwiraga, kandi watubwiye ngo uraza kuturinda. Uyu niwe muzimu, kandi kubitiye mizimu yikubite. Kugira gutya yarabarumye arirukanka, kumbe ni wa mukobwa wigize umuzimu. Ese shaka iki kuri? Ati wambwiye ngo wankunze, kandi nanjye nagukunze. Nimba wankunze nanjye nagukunze. Kinaseka cyane. Return of the Angry Ghost. Umuzimu bigaragara ko riragiye, dutangiye part 2. Wa muzimu yaragiye ndetse agiye no kugaruka. Uko yagarutse rero ababaza Bwongereza n'umugore, uko niko umugore arimo arinyarira poruporo, ndetse nta n'ikibazo yari afite, biramuhengereza, bikomeza kumuhengereza, biguma kumuhengereza porepore, binahengeka imitwa nyine. Ngira ngo uri kubibona imico mibi uyu mugore yarabonye. Ati mwabyana bitagira iyo biba, wagira ngo ni ibyana by'ibingendaro, ndetse abo bana bavayo. Mushaka kundebera pepeti yanjye sha? Ati wowe ureke kurinde, nta n'ikintu ufite twanareba, ubundi urikanga iki se wagakobwa we? Ubundi niki ubona ko ufite twe twareba? Ubundi ni biki muri kureba? Mama wanyu niwe udafite icyo kukwereka. Wowe ufite ibitekerezo cyo kudushinja ngo turi kukureba wowe, mwabigoryi mwe. Ati twise ibigoryi. Ati urimo uraducokora none. Ati ahantu uri kunyara umenye ko ari iwacu. Kwandi iwacu. Ati okay, muri kunkanga ngo iwanyu ni wandi. Okay, mama wanyu niwe kitanye ikintu kitagira agaciro, mwabigoryi mwe. Ati ni wowe kigoryi uba mu nzu yacu, uza kujyana ahantu nk'aho. Nta kibazo, ibi mugenda mubibwira siko wanyu, muva ahangaha ndaza kubibwira siko wanyu na kwanza, mwatugoryi mwe. Kumva papa wabo yari ari ahangaha, umugore yaraje. Ati maze kere,
maze kere ari ibintu ugiye bigaruye ahangaha. Ni iki bikugaruye ahangaha wa mugore we? Ni ibyo ushaka? Wansenyerukira? Ni ibyo ushaka? Genda irandirode. Maze kere jyewe aka kanya nubwo irandirode ntabwo gutinya. Abana bawe bari kuza bamegereza, abana banjye bari kuza bamegereza. Ubwo iki umva njyewe reka nkubwire mbere yuko nguha agasopo, mbere abantu baha igasopo bigisha uburere, njyewe nari ndimo ndanyara hariya, abana bawe batagira agaciro buruzi boze kumegereza. Ibyo bintu urimo uravuga ngo wari urimo uranyara ni nguki ukanyera ku misozi wowe? Umva njyewe uri gugerageza kunshokora cyangwa nimba uri kugerageza kunshokora, njyewe ndaje muri kuko tubikora nta kibazo. Genda za kuvugisha abana banjye, abana bawe n'utabavugisha kandi ubabwire biga umuco, kandi ubabwire ko bagomba kwiga umuco. Njyewe ari abana bawe ntabwo mbakunze kandi baje kundeba, ugomba kubavugisha, uvugisha ibyana byawe n'utabivugisha njyewe turabonana. Njyewe abana bagenda bavugisha, ariko nawe ujya unyara muri tuwarete, ujya ureka kunyara ku misozi. Ujya ugeraje ati maze ari gufasha abana be, arimo arafasha ibyana bye. Reka nze tubirebe, njyewe uri kurambona, njyewe ngomba kubyitaho bino bintu kubera ko genda arushye. Aka kantu yakakuraka maze kere n'ibyana bye. Njyewe ibintu ndabirambiwe njyewe. Kugira gutya ari umukobwa wahingutse. Aba bana baracyari guteza akavuyo muri aka gace nyuma y'ibintu bankoreye. Ntabwo bazi ibyo bagomba gukora. Ndaza kugira icyo mbereka, igihe nindangiza kubereka icyo mbereka baraza kwiga isomo arangije acaho. Bigaragara ko abana nyine bateza akavuyo muri kano gace. Aba bana akavuyo kabo muri kano gace. Ati promise, ese kubera icyo uri kureba gutyo ubundi tuzakora amafaranga gute? Nyine kubera ko amafaranga kuyakora byatunaniye, none kuki utamenya ko tugomba gukora amafaranga kugira gutya babona amafaranga, babona umukobwa. Ku mukobwa Promise King, uri kubona ko ari agakobwa keza kicaye hariya? Natekereza ndagakunze kandi ndagakunze kandi kameze nka wa mukobwa wa Agrivo rwose. Ese ntabwo uri kubona isura yako? Kariya niko njyewe niko katwirukanseho. Ati ndakeka yiseho cyangwa yicujije ku bintu yadukoreye byo kujya twirukanka. Reka ntabwo ngiye kugakurikira, uyu nawe agiye kujya kureba. Kandi uno mukobwa koko nyine asa nka wa mukobwa w'umuzimu wari wagize ute wabirukanseho mu gace kashize. Ati mbega mukobwa mwiza baby, ese umeze neza? Ngwino umereze akaboko kawe, ngwino umpobere. Yaraje koko aramuhobera, ahita amutwara. Uyu arimo arareba, mama arirukanka, byarirutse cyane, umuzimu yaramutwaye. Ukurikira unirebere, agarutse wenyine. Ati papa kurya uri kunyanga wowe akana we. Mama papa ntabwo wamenya ibintu bibaye. Araje aramuhobera, amaze kumuhobera ahita aburira mu myotsi. Umuzimu ari muri aka gace, uwo muzimu ari muri aka gace kandi uwo muzimu arimo aratwirukanka. Ngaho ureba ukuntu uri kuza unkanga, murumuna wanjye yagiye. N'uriya nawe ahita aza aramujyana. Uyu arabibona kugira gutyo wa mugore yari ari ahangaha. Uwo mugore yari ari ahangaha, yari arimo arigendera pole. Ati umva mazi yekereye, maze yakeye saa sita nziza. Ati umeze neza? Ese uri kujya hehe? Ati umva genda ndimo ndashakisha abana banjye, nawe urimo urambaza ubusa. Abana bawe sinabatwaye, abana bawe ntabwo ari wowe bafite. Ibyana byawe bitagira agaciro toka. Anjewe ndimo ndagenda nirukanka mbashakisha. Okay, niba waba musereka nanjye nigire muhira njye guserebura. Uraza kubibona. Umva ibintu uri kunywera ku bana banjye uratubona. Abana bawe naho genda ubashake ndebe ko uzababona. Ibyana byawe rero byigize bikorye. Mbarukanka rero bamwise mazi ekele.
uko niko kagenda. Dukomeze, aracyari Mr Obedi, dukomeze. Ahangaha abana ntituzi ibyababayeho. Hano hari akana nyine bigaragara ko tutazi ibyo karimo gakora utunoti. Ezi mwanya uri hano? Ati nandi gushaka kuri shrine uri Masekere niyo icyo urimo uranshakamo. Abana banjye babiri babuze kandi batwawe n'umuzimu. Masekere uribuka ko umuzimu wawe ni njye jyenyine hano kandi nta wundi muzimu ufite ikintu wakora muri aka gace. Njye icyo nicyo kinzanye, bari kuruka ngahana none abana banjye babuze. Masekere kubera iki urimo urirukanka ushaka abana bawe? Ntago nzi igihe cyose bahura mu bibazo abana banjye, njye mfasha tubivemo. Aramuseka, kumbe ni wa muzimu. Yaramusetse cyane. Umuzimu w'umukobwa nyine w'icyuki. Ngiye kukwereka abana baje hano, ahangaha niho bari. Abana nyine bigaragare ko aho bari batahazi, ibyo bisanzemo ntabyo bazi. Babise Angry Ghost niko bakise. Aba baje ahangaha baza birukanka nyine, kubigaragara ko ibyo barimo batabizi. Kugera gutya barahengereza hano hirya, tuce ahangaha ariko cyangwa tunyure hariya, ujya tunyure hariya. Barirukanse cyane. Ati se ibi ni ibiki? Bagenda bareba, bagenda ati tugende duceho. Kugira gutya nyine ati niba ari kugira urebe ko ntacyo twabona, aho ujya cyangwa tunyure na hano nta kindi. Bagenda bareba akantu naka akana kariya. Aba bakomeza kuzenguruka, baraza bicara ahangaha bararira cyane. Bigaragara ko bisanze batahazi, bararize cyane, bararira. Ati Promise King oga, ati amezi 2 arashize tutarya tutarabona n'iwacu, ubundi tubigeze ute? Uriya muzimu ubundi umuzimu udushaka iki? Uriya muzimu warakaye. Ndakeka twakanyuze ahangaha, turi kunyura tukanyura hariya twabuze tunyura ngo tugere mu rugo. Njyewe ndi kukubwira ngo reka twongere dufate iriya nzira. Ndakeka nyine iriya nzira nyine inzira twafashe amezi 2 yose arashize turimo dushaka inzira. Bararira cyane ati inzira twayibuze. Battle with Ghost part 3 niyo tugezemo. Karakari part 2 turangije, iyi ni part 3 tugarukeho. N'uduce dutatu ngira ngo umuruva ko nyine ntameze neza, ariko ngomba kuba idufilime niko bigenda. Ni uduce dutatu. Akambere twagatangiye bahura n'uwa muzimu, aka kabiri tugatangiye babona wa muzimu akanabatwara, aka gatatu tugatangira yanga. Ese ko kiri kurukanka ubundi kurukanka ujya he? Ntago wabyumva ibintu nciyemo nabyo. Jewe muri umuzimu umva, nakubwiye ngo abana banjye babuze. Nyuma yuko abana banjye babuze batwawe n'umuzimu, kandi nirukase ngiye muri shrine ya Nomadidia, ndagishe mbona wa muzimu nyine watwaye abana banjye. Ati Masekere uri seriye? Abo bana se batwawe n'ibijyaye. Ntugire ikibazo, ako ntabwo ari akazi kanjye. Ati nyine ugomba kumfasha, urabizi ko nyine turi mu gace kamwe, ugomba kumfasha. Masekere okay, nta kibazo, ndaza kugufasha, ariko nyine ibi bintu ntabwo ndibuze kubyinjiramo. Nyine ugomba kubyinjiramo. Uwo muzimu nyine turi kuvugana nawe urawuzi, uwo nyine waje ahantu hatarahanyawe uza kundeba. Njyewe imva byasaba ko njyewe nza kugaruka ngaha ndabafata mbazane ku nzu yawe. Ntugire ikibazo, njyewe genda ndaje, ariko ndaje kugira ahangaha. Hari akana kabonetse gutyo, akana kicaye gutyo kabonetse gutyo. Iyi ni finale, twabonye ko ari finale, akaba ari na part 3. Akana kabonetse gutyo, uko niko kabonetse. Aba bana bakomeje bagenda. Ati Promise King, ati uko uru rugendo ntabwo rworoshye. Ati nyine oga, ndakeka urazi impamvu turi ahangaha. Okay, ibi ndabizi, bigaragara ko nyine bari bibona seze. Ati mumfashe, niba ndashaka mama, ndashaka kubona mama. Mumfashe, nshaka kubona mama, ndashaka kubona mama. Umuntu yagira umuntu ufasha, ntiyagira umuntu ufasha, nshaka kubona mama. Abantu mumfashe, nshaka kubona mama. Akana kavuza induru. Ese hari umuntu ndi kumva urimo ararira?
reka tugende kureba umuntu uri kurira. Ati uwo muntu ashobora kutwereka icyerekezo, tugende hariya, tunyure hariya turebe ko twabona uwo muntu. Ati mumfashe, ndimo ndashaka mama kugira gutya. Baramubonye. Ati kuki uri aho ngaho? Ati ni akana gatoya, kuki aka kanya gato kari gukora icyangaha? Yewe mana, kari gukora icyanga Promisking. Ndakeka twafata aka kana kakatujyana ahantu hari amazu, twiruka ngo tugafate. Kana gashobora kudufasha, kakaba katwereka icyerekezo. Nyine tugomba kubikora. Okay, ndatekereza twakagenze nyine tukagafata. Muretse ese ni njyewe ugomba kugenda agafata kariya kana nyine kakajyana kugira gutya mpaka abonye nk'umukobwa mukuru. Ati mana we n'ibiki kumbi bakabonye mu wa mukobwa mukuru. Okay, maze kere ese kubera icyo uri ngaha? Njyewe ni wowe nje kureba kuko ari wowe muyobozi w'ubutaka, twaje hano kugira ngo dushake igisubizo. Ati icyumweru kirashize abana banjye ntarigera mbabona, kandi turi hano turi kwirukankaho n'umuzimu. Ubwo muzimu ntituzi icyo dushakaho, dufashe. Akubita ibintu hirya no hino. Maze kiri ndibona kagiye kugira ngo njye kuri spirit kugira ngo mbone ko abana bawe nabagarura. None igihe uza kugaruka ndaza kuba ngutegereje. Nyine mwe muntegereza aho ngaho, ndaje njye kureba abana bawe mu butaka bw'ikibi cyangwa muri land of spirit, ubutaka bwa za roho. Kumva umukobwa nyine yarari aha ngaha, uko niko bamuhingutse inyuma. Ni iki kikuzanye aha ngaha ku butaka bw'abapfuye? Ati nje mu mahoro kandi nze kureba abana ba Mazekele. Ntabwo abana ba Mazekele nabarekura, reka ntabwo nabarekura. Bari abana ni bibi cyane kandi nshaka kubigisha isomo. Ati ndabizi ko abo bana bari ready kandi ndi ready kugira ngo iryo somo turikureho. Kugira gutya nyine batangira kurwana, umukobwa arirukanka acaho. Aha ngo ni ku butaka bw'ikibi. Ati Mazekele genda rushye, ujye ntabwo ari bugaruke izi mbaraga ze. Ati umva, ntabwo ugomba kuruha, ugomba kumutegereza. Uko niko bujya witwara Mazekele. Umva, njye niba ndi kumanda kubwira ibi ntabwo ngomba ngiye kubitegereza. Umva, nimba urushye rero ni iki ngiye ngomba gukora? Ntabwo ari abana bawe se? Okay, ushaka kunsiga inyuma ngo n'abana banjye? Okay, Mazekele njye ntabwo ndi kumva ibintu urimo uravuga, kandi ezemo genda mwizera, mwaretse kaza akagaruka. Mazekele ese uri kwiruka ngo ujye kuki kwitwara gutyo? Nyine namuvugisha uri kuguma unyikangira we, mbese nimba utazi ikintu uje gukora ngaha ceceka nyine. Ase uri hano vuga ngwahise wani cyangwa umukuru, abana wabonye? Ati namubonye. Ati ko nyine birakomeye kugarura abana bawe. None se wari ugiye gukora iki? Nabuze abana banjye, nshaka ko bagaruka. Akubita ibintu hirya no hino, akubita hasi, abana baragaruka. Mazekele ati twagarutse papa. Ati papa ni biki byabaye? Ceceka n'inkuru ndende nk'abana. Atabata ezemo urakoze cyane mana y'ubuzima bwacu, urakoze, Imana ikurinde. Ati papa turagufite noneho, murakoze cyane wise one cyangwa muntu mukuru, urakoze cyane kandi urakoze cyane. Ati papa isasta nziza. Ati papa ngiye nyine na Promisking turagarutse nyine muri aka gace. None twafashe umwanzuro wo kwisubiraho. Papa rero njye n'inshuti yanjye King tugomba kuba abana beza, kandi abana beza nyine bisubiyeho. Nyine muri aka kanya mugomba kuba abana beza, kuko aka gace kagomba kubabona nk'abana beza, mukabakorera ibintu byiza. Ndubudire n'icyo mutegereza gukora? Papa dutegereje gukora ibikorwa byiza,
kandi tukagenda nyine tukajya tukugurira ibintu, ubundi tukigira abana beza tukisubiraho. Papa urakoze cyane. Ati nyine imigisha ibajyeho, amena. Turisubiraho. Bafashe umwanzuro wo kwisubiraho bagakora ibyiza, kandi bafashe umwanzuro wo kujya gusaba imbabazi ahantu hose bakoreye ikibazo. Ati Mana urakoze, abo bana ba Mazekere bisubiyeho. Urakoze Mana, ntabwo nari nzi ko bakiso. Ati muturanyi, iyi gitondo cyiza mabuja. Ati bana mumeze mute? Ati tumeze neza. Ati bana mwisubiye? Ati nyine reka tubikore, ntabwo tuzi ibyo bagiye gukora. Ati nyine twari tuje nyine kugira ngo tugusaba imbabazi. Urabizi nyine ibintu twakoreye aha ngaha ni ibintu byinshi, twafashe umwanzuro wo kwisubiraho. Rero twafashe umwanzuro wo kuza aha ngaha tukagusaba n'imbabazi, mukasaba imbabazi. Ati yego. Nyine ibyo nibyo twafashe, tukavuga ngo reka dusabe imbabazi, ubundi turebe ko twakisubiraho. Imana nyine igume kubashyigikira. Hagati aho ngaho reba nk'uko nyine twatangiye tukavuga ati reka twiteho tube abana bazima, twashatse gukora agakawa, kofi nyine agakawa. Rero kugira ngo dutangire aka kazi ko gukora agakawa, twashakaga kugukorera agakawa kugira ngo byibura turebe ko twagira ikintu tugukorera. Rero twagira ngo ubimenye, kugira ngo umenye business yacu tugiye gutangira, kugira ngo umenye ko nyine ibintu tugiye gukora ari ibintu bizima. Ati papa wanyu niwe nyine ugiye gupfa. Ufite igitekerezo cyo kuvuga ngo papa wacu niwe ugomba gufata. Ati ni wowe ugomba gufata ako kantu, ntimugire ikibazo. Mbere y'uko ibyo bintu bigomba kubaho, ngiye ngomba kugaruka. Bari bashatse gufata agace k'uyu mugore ngo bagire icyo bagakoresha, ariko bano bana nyine bigaragare ko batabyumvikanyeho neza. Baje aha ngaha baza gucukura, bigaragare ko nyine bafashe umwanzuro wo gukora akazi nyine batangiye kugakora. Baraje baracukura cyane, bigaragare ko nyine akazi bagiye gukora ari akazi kadasanzwe. Hano baza bereka uyu mugabo, ati reba nyine twagucukuriye, ugomba kuduhemba. Uyu mugabo azabereka aha ngaha, ati ibi ngibi tugomba kubikora gutya. Baje kubaka icyo bita uruganda rwa Kofi Mazekere. Uko niko abana be batangiye gukora business, baza gukora business. Ati reka duhamagare papa. Ati nyine tugomba guhamagara papa kugira ngo papa agire ikintu akora. Ati urabizi papa nyine ko agomba kuza. Ati urabizi nyine wa mukobwa wari watwirukanse yari yarapfuye. Ntabwo nari nabimenye ko ari uko byagenze. Mbere y'uko ibintu bigira bitubaho, reka tujya kubikora. Ati papa ngwino, turakwingize ngwino. Ati muri kumamagara papa, urakaza neza. Papa nyine turi hano turimo turakora cyane kugira ngo tubashe kubona icyo dukora. Ati nyine papa, ati baduhaye kontara ya miliyoni 2 kugira ngo tubashe kumwubakira, turebe ko twamwubakira Kofi. Aka kanya tugiye gukorera miliyoni 2. Batangira barebana nyine bacira amasiri, ntabwo tuzi ibyo bagiye gukora. Papa, wa mugabo nyine wapfuye yaduhaye ino kontara, kandi uno mugabo wowe nawe mufite igitekerezo kimwe. Ati ugomba kumenya ko tugiye gukora uno mushinga. Ngira ngo niko tugasoje, abana barisubiyeho, umuryango wongeye kumvikana. Ciao ciao.